ahantu wiherere ugisha inama Uwiteka azakwereka icyerekezo cy'icyo gukora. Twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi muri gukurikirana Igihe Cyawe TV. Nizere ko aho muherereye hose mumeze neza, natwe tumeze neza, turashima Imana. Turabashimiye mbere na mbere kuko mudahwema kubana natwe mu biganiro bitandukanye. Muheba umwanya wanyu mukurikira bino biganiro, mbese abatari bake mukadufasha kubisharinga mukabigeza kuri benshi kugira ngo ubutumwa bukomeze bwamamare. Uwiteka rero iyo mirimo yose mukora akomeze ayibahembere. Nongeye kubaha akaze rero mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganiramo cy'ijambo ry'Imana, ndetse n'abantu bashya ari ubwa mbere kuri iyi channel babona ibiganiro byacu, nabo turabahaye kaze kugira ngo twese twumvirize ijambo ry'Imana turi hamwe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya kabiri cya Samweli. Turasoma mu gice cyaho cya 5, dusome ku murongo wa 17 tugeze ku murongo wa 19. Ariko mbere yuko dusoma reka tubanze dusenge Imana. Uwiteka Mwami Imana, uri Alpha na Omega, ntawe uhwanye nawe, nta wagutangiriye nta n'uzaguheruka, ni wowe ushoboye byose, kuko waremye umwana w'umuntu ukamurema mu rukundo, mbese ukamurema mu ijambo ryawe, wamwishushanijeho kugira ngo abe mu rukundo yishimye kandi yitwa uwawe. Reka rero utugirire neza, ugirire neza buri muntu wese tugiye kubana muri rino jambo, byose tubisenze tubishima ni kubwawe Yesu Kristo, amen. Yesu nashimwe cyane. Nongeye kunezerwa kuba tugiye kuganira muri rino jambo ry'uyu munsi. Iri jambo rero tugiye gusoma, nari nabivuze, tugiye gusoma mu gitabo cya kabiri cya Samweli. Turasoma ku gice cyaho cya 5, dusoma umurongo wa 17 tugeze ku murongo wa 19. Umutwe w'ijambo ratubwira ngo Dawidi yongera gutsinda Abafilisitiya. Bukeye Abafilisitiya bumvise ko Dawidi yimikishijwe amavuta kuba umwami wa Isirayeli, Abafilisitiya bose barazamuka bajya gushaka Dawidi. Dawidi abyumvise aramanuka ajya mu bihome. Abafilisitiya bari baje badendeza mu kibaya cya Refayimu. Maze Dawidi agisha Uwiteka inama ati, nzamuke ntere Abafilisitiya, urabangabiza? Uwiteka asubiza Dawidi ati, zamuka kuko ntari bubure kuba kugabiza Abafilisitiya. Iri ni ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe cyane. Dusomye ijambo ryiza dusanze muri kino gitabo cya kabiri cya Samweli. Ijambo ritwereka uburyo Dawidi mu ntambara yagiye anyuramo, hageze igihe Imana imugeza ku ntsinzi, mbese n'icyo yagwanira. Imana imugeza ku ngoma yari igwaniye imyaka itari mike. Bibiliya itweretse ngo mu gihe Dawidi yari imaze kwimikishwa amavuta, hari ubwoko bw'Abafilisitiya. Ubu bwoko bw'Abafilisitiya bwari bwamye bugenda buhurira na Dawidi mu ntambara nyinshi zitandukanye. Kuri uwo munsi Dawidi yimikishijwe amavuta, inkuru iragenda igera ku Bafilisitiya. Abafilisitiya bamenya yuko Dawidi yimikishijwe amavuta kuba umwami wa Isirayeli. Muri icyo gihe Abafilisitiya baribwira mu mutima, baravuga ngo mbese ko Dawidi yimikishijwe amavuta tukaba twamye tumushaka igihe kirekire twifuza kumwica, ni gute twamubona? Yesu nashimwe cyane. Iri jambo tugiye kuganiraho twarihaye intego ivuga ngo gisha inama Uwiteka nawe arakwereka icyo gukora. Muri icyo gihe tugarutse inyuma gato, bari basanzwe bafitanye urwanko Dawidi ndetse n'Abafilisitiya, kuko muri cya gihe Dawidi atari bwabe umwami, mbese muri cya gihe atari bwanamenyekane kari n'intwari mu by'intambara. Urugamba rwa mbere Dawidi yagiyemo rwa gisirikare, yakoze urugamba rukomeye, yica umugaba w'ingabo z'Abafilisitiya ariwe twese dusanzwe tuzi, Goliyati. Muri icyo gihe rero Abafilisitiya bari bafise ishavu,
barifitiye Dawidi kuko yari yarabakoze, novuga ngo yari yabakoze ahantu hakomeye. Abafilisitiya yari yarabaciye intege mu kwica umugaba w'ingabo wabo ari we Goliyati. Igihe kimwe rero Dawidi hari haciye imyaka myinshi, b'Abafilisitiya bamenya ko Dawidi yimikishijwe amavuta yabaye umwami w'Abisirayeli. Baravuga ngo twase kumwica akiri inyeshyamba, twanka kumwica akiri umwungere aragira intama za se, nubwo yatwikiye umugaba w'ingabo zacu. Baravuga ngo ubu rero turagiye tumwice, mbese binagaragare ko twishe umwami w'Abisirayeli, tutishe Dawidi umuntu yoroshe, binandikwe ko twishe umwami w'Abisirayeli. Bibiliya itubwira ngo muri icyo gihe Dawidi nawe nk'umuntu amaze kumenya amakuru ko Abafilisitiya baje kumutera, yagize ubwoba. Amaze kugira ubwoba, ngaramanuka ajya kwihisha mu bihome. Muri icyo gihe cyo kujya kwihisha, Abafilisitiya nabo barazamuka baje gutera Dawidi aho bari bakambitse. Dawidi agatima karagaruka karavuga ati mbese ko Abafilisitiya banteye, nkaba ndi mushya ku ngoma, ntaramenya uburyo nagwana nk'umwami, ndi bubigenze gute? Bibiliya itubwiye ngo Dawidi ajya gusenga, agisha inama Uwiteka, abaza Uwiteka ati ko Abafilisitiya banteye, mbese Abafilisitiya nkaba nzi ko ari abanyembaraga, uhereye kera bamwe bagenda bahaza ubwoko bwa Isirayeli, ni gute Abafilisitiya ndi bubatsinde? Ese manuke ngende kubatera uri bubagabize mu maboko yanjye cyangwa ndeke? Uwiteka abwira Dawidi, aramubwira ati genda utere Abafilisitiya, kuko ntari bubure kubakugabiza mu maboko yawe, kandi nturi bubure kubatsinda. Ikintu nagira nkubwire muri iri jambo, iyo umuntu ari kuzamuka cyangwa iyo uri gutera imbere, iyo hari aho Imana iri kukuvana n'aho irimo irakugeza, haba hariho n'ibintu byari byarahagaze kuguhiga, kuko ibona ko umeze nk'utari uw'umumaro. Muri icyo gihe ibyo bintu bigahaguruka, bihagurukiye kuza kukugwanya. Yesu nashimwe cyane. Dawidi Abafilisitiya bari baramuretse, babona Dawidi menga nta mumaro afite, babona Dawidi atacatwaye kuba bamugwanya. Ariko bamaze kubona Dawidi amaze kuba umwami, baravuga ngo ubu harageze aho tugwanye Dawidi, reka duhaguruke tugende tumugwanye kandi tumutsinde, tumuvane ku ngoma. Ubu wenda nitumara kumwica, tuboneraho no gufata igihugu cya Isirayeli, tukigira abacakara bacu. Dawidi kuko yari asanzwe afite ibanga ry'Imana, kandi yari asanzwe ari umuntu ugendana n'Imana, mu bintu byose agenda akora agisha inama Imana. N'ubundi yongera kugisha inama, Imana imubwira ati genda ubatere, ndi bubagabize mu maboko yawe. Nawe nagira ndakubwire muri rino jambo, mu ntambara zose uhura nazo no mu bibazo uhura nabyo, ntuzahore wirengagiza kugisha inama Uwiteka. Ushobora kwiyobora mu rugamba ugatsindwa, ushobora kwiyobora mu mirimo yawe ugatsindwa, ushobora kwiyobora mu buzima bwa buri munsi mu kazi ukora ugatsindwa, ariko muri cya gihe uzahora ubona watsinzwe, ubona udafite icyo wakora, ubona udafite imbaraga z'uburyo wagwana, uzahora upfuka musenga Imana, ugenda ahantu wiherere, ugisha inama Uwiteka. Uwiteka azakwereka icyerekezo cy'icyo gukora. Yesu nadufashe cyane. Uwiteka niwe muyobozi wacu, nta muntu yigeze agisha inama Uwiteka ayobe, nta n'umuntu yigeze amuyoboza urugendo mu runyarugendo amuyoboje ngo atsindwe. Iyo Uwiteka umwishimikije ukamuyoboza mu rugendo rwawe, ukavuga ngo genda umuntu usinzi ikizaba imbere, ukavuga ati genda umuntu usinzi icyo nakora, Uwiteka araza akakuyobora akakubera icyerekezo. Mu bibazo byawe ufite, mu bukene bwawe ufite, mu nzara iri mu rugo rwawe, mu bugwayi ufite, mbese mu bintu byagucanze muri byose, mu bibazo ufite mu bijyanye n'urugo rwawe, ushobora kubona umugabo wawe yagucanze, cyangwa ukabona umugore wawe yagucanze, ukabona abana bawe bagucanze udafite icyo wakora ngo bashyire ku murongo, ukabona ababyeyi bawe bagucanze udafite icyo wakora. Genda wiherere usenge, ugishe inama Uwiteka. Uwiteka ari bukuyobore. Haleluya. Uwiteka niwe muyobozi wacu, abamuyoboza inzira bose abayobora neza. Bibiliya itubwira ngo Dawidi muri icyo gihe amaze kuyoboza Uwiteka, Uwiteka aramuyobora, amwereka uburyo ari bugwanya Abafilisitiya. Dawidi agenda agwanya Abafilisitiya, amaze kubagwanya aratsinda, kandi intsinzi itaha mu bwami bwa Dawidi. Aravuga ati uyoboje inzira Uwiteka nawe amuyobora neza.
uyu munsi rero muri ino jambo nakuzaniye ijambo rikubwira ngo gisha inama Uwiteka nawe ari bukuyobora kwereka icyo gukora mu buzima bwawe ubayemo. Mugisha inama mu kazi ukora ka buri munsi, mugisha inama. Niba uri umucuruzi gisha inama Uwiteka, niba ukora muri ofisi runaka gisha inama Uwiteka. Wipfuje ko bakuzamura kenshi byanga ko bakuzamura, ariko uyu munsi reka nkubwire muri ino jambo gisha inama Uwiteka. Uwiteka ari bukwereka icyo gukora, ubona uko watera intambwe bakakuzamura mu kazi. Niba uri umunyeshuri ukaba ujya mu masomo yawe ukabona bitari kuvamwo, mbese ukaba wajya mu bizamini ugatsindwa, ugakora mu mwaka wa mbere ugatsindwa, ugakora umwaka wa kabiri ugatsindwa, ariko uyu mwaka gisha inama Uwiteka, umubwire ati Uwiteka ntako ntakoze, nakoresheje ubwenge bwawe nje ariko byaranze, ariko uyu munsi ndajya nkugisha inama kugira unyereke icyo gukora. Uwiteka niwe muyobozi wacu, nicyo cyatumye Dawidi avuga ngo, aravuga ngo Uwiteka niwe mwungere wanje sinzakena, kuko nganyica byagiza mu cyanya cy'ubwatsi butoshe. Aravuga ngo nubwo nanyura mu gicucu cy'urupfu ntabwo nzatinya na gato, kuko ndi kumwe nawe. Nawe nagira ndakubwiye uri kumwe n'Uwiteka, iyo wamugishije inama nta kizagutera ubwoba. Ibyo ubona bikomeye byakuzamukiye, ukabona ari nk'Abafilistiya bakuzamukiye kugutera, ukabona udashobora kubatsinda, nagira nkubwire kuri uyu mwanya mugisha inama, umubwire ati mbese ko ibitero byabaye byinshi, mbese ko intambara zabaye nyinshi, nkaba ntafite icyo gukora, nkora iki? Uwiteka arakugira inama kandi akwereka icyo gukora. Mwakoze cyane. Reka Uwiteka twese atuyobore, mu bibazo byacu atuyobore, mu ntambara zacu atuyobore, mu bukene bwacu atuyobore, mu bugwayi atuyobore, mu ngo zacu zatunaniye atuyobore, abagabo bacu batunaniye abayobore, abagore bacu batuyobeye abayobore, abana bacu tubona bari kwigira uko bishakiye atuyobore, mbese n'ababyeyi tubona batunaniye nk'abana nabo bayobore, kugira twese tubeho twishimye kandi tuguwe neza. Reka Uwiteka rero rino jambo arigeze kuri buri muntu wese, mbese ryubake umutima wa buri muntu wese, kugira tubashe kubaho tuyoborwa n'Uwiteka. Mwakoze cyane rero mwebwe twari turi kumwe muri rino jambo. Sinakwibagirwa kukubwira niba uri kuri iyi channel ari ubwa mbere urebye bino biganiro ukaba utarakora subscribe, kora subscribe nawe, kugira buri munsi uko tuzahora tunyuzaho ikiganiro uzahora ukibona mu ba mbere. Ndetse reka nkomeze ndanabashimira, mukomeze mushiyaringe bino biganiro mubigeze kuri benshi, kugira twese dufatikanye kwamamaza ubwami bw'Imana. Bibiliya iratubwira ngo ubwami bw'Imana buregereje, niba bwegereje rero nimuze tubwamamaze. Uwiteka akomeza abagirire neza. Amen.